nanjye ndumva mu buryo abantu bose bagiye bavuga babwira ngo mwihangane ariko iryo jambo mwihangane tubwira abantu bose bagize jenoside nyabona uko tuba twabuze icyo tuvuga ngo twihangane bihangane nta kundi ariko niko tuvuga mwihangane. Hari wenda ntaragira icyo mvuga, hari ikibazo mwabaje metre muvuga muti ariko butabera buzaza ryari. Erega simwe munabushaka, bari abantu mureba i Burundi nibo bakoze jenoside hano mu Rwanda. Buriya Gatsibo hari abarundi bakoze jenoside, mu Bugesera hari abarundi bakoze jenoside, muri za Huye epfo majyepfo y'u Rwanda hari abarundi bakoze jenoside, nanga mu mujyi wa Kigali. Natwe twarabubuze ubwo butabera, nta murundi n'umwe turazana kugeza n'igihe hari abarundi bahungiye hano. Mujya mubyumva perezida w'u Burundi abivuga ko ari abo twabimye tugira ngo bakaba ari bo basabye ngo batahe bagere bate. Hari nubwo twabwite nta n'icyo binatwaye, ngaho nimuze twandikirane tubahe abantu ariko namwe muduhe abo tuzajya tubasaba. Bagezeyo uwabyanze n'uyu ngira ngo uyu mujenerali bigeze gufunga aho baherutse gufungura, yandika ka tractor avuga ati abanyarwanda nimuhemera ko nabo bazajya basaba abantu ati ko bazatumara hano abari i Burundi twese, ubwo nyine twajya kubasaba tugahera no kuri abo bo hejuru kuko abenshi bakoze jenoside hano mu Rwanda. Buriya rero hari n'ikintu nababwiraga, erega kugira ngo jenoside y'u Rwanda yitwe jenoside nuko RPF yatsinze. Iyo dutsindwa ntabwo ubu jenoside ntabwo u Rwanda ruba baravuze ko twakoze jenoside. Ibyo rwose ese nuko RPF yatsinze, naho ubundi iyi jenoside yo mu Rwanda ivugwa hose igira ite ntabwo iba yaravuzwe. Iyo bisa n'ibivugwa muri za 50, 64, 62 yagiye iba jenoside, ariko hari wigeze ayivuga. Buriya rero nayo kugira ngo ivugwe nuko twatsinze, iyo tudatsinda ntabwo biba bivugwa. Icya kabiri, ubutabera iyo tudakora gacaca ngo ducire imanza miliyoni 2 z'abari bakoze jenoside, n'abariya mujya mwumva umwe 2 muri Amerika, 3 mu Bufaransa, 4 muri Suwede n'abandi, nabo ngabo ntibaba baraciwe n'izo manza. Nubwo nyine twagize leta turatangira imanza turazica, noneho biganaho kugenda bakuramo kamwe hirya no hino. Nacyo gituma muzabona hari ubwo mu bihugu bya Afurika hari wari ucibwa urubanza ntawe. Ubwo rero n'ubu jenoside kugira ngo yemerwe ko ari jenoside nuko RPF yatsinze igafata igihugu, jenoside ikitwa jenoside. Ubutabera kugira ngo ubutabera nuko RPF yashyizeho gacaca tugacira miliyoni 2 z'abari bakoze jenoside, ahandi hose bagomba kubikora. Ubwo rero murabyumva, niba dutegereje ubutabera bw'i Burundi ntabwo muzabona, kuko natwe turabutegereje mbere yanyu, mbere ya gato. Bariya bose bariyo niko bishe aho mu Rwanda, amazina arahari, za liste bagiye baziba. Namwe murasaba abageze ku ndivugira Burundi, wenda abageze ku 200, 300. Hariya turasaba bageze ku bihumbi nka 20, 30 bakoze jenoside hano.
tukaba tubisaba kera ntabwo twabibonye. Nibyo yababwiraga metre, ababwira ati ubutabera butangwa n'igihugu cyetse ugiteye ukagifata. Nibwo ubwo butabera babukona, naho butabigize nta buzaza. Niyo Loni muvuga yari ihari nyine ari bifite abantu turimo bakora jenoside hano muri Conseil de sécurité. Icyo gihe barimo baganira, hera no kuri Mitterrand avuga ati Abanyafurika n'ubundi basanzwe baryana, crime iyo wayitwariye umugore, abagabo bararwana bakica abandi bakabamara. Ubwo nibwo Mitterrand yavugaga, atuvuga nk'Abanyafurika igihe hano mu Rwanda hari jenoside. Niko n'abandi bavugaga, nuko uwo ngo wari we twafashe kuko yari umukuru, yari perezida w'igihugu. Ariko Abanyaburayi nibyo bavugaga, nibyo bandikaga, no muri Conseil de sécurité nibyo bari barimo bavuga. Intambwe yatewe hanyuma kuko barebaga tugenda dutsinda tugera aho tugera, nibwo habonetse ba ambassadeur batatu muri Conseil de sécurité, ambassadeur wa Czech Republic, ambassadeur wa New Zealand, Nouvelle-Zélande, na ambassadeur wa Nigeria. Niwe bahagurutse bakavuga bati erega hari jenoside hari ahantu. Ariko abandi bakasa n'ababwira ngo erega ngo tujye tuyibona kuri iyo babongoraga barabwiraga ngo erega turayibona kuri televiziyo, kuko iyo jenoside bashyiraga kuri televiziyo. Ariko rero ntabwo ntibemere ko ari jenoside. Nyuma aboneye nyine hano leta itsinze igiye ku butegetsi, jenoside batangira kugenda bohereza wavuye muri Côte d'Ivoire Denis n'abarisegini bageni akazi hano kujya kuza kureba niba jenoside ari jenoside. Abantu barayirebaga ko ari jenoside, televiziyo zabo zarayiberekaga, nuko agiye barabwira noneho barayemera. Ariko nuko hano twari twatsinze, nimwibwire ko hari ikindi. Nagira ngo mvuge kuri ibyo by'ubutabera kuko metre bamubajije arashoberwa. Ariko ibyo yavuze nibyo, natwe abo bantu ibyo bihumbi by'abo Barundi bamaze abantu hano, bisha abantu bakanabarya. Ibyo bavuga gufungura imitima, bakotsa imitima, niko bagiye babikora. Ibihumbi by'Abarundi byari byishe, byakoze jenoside mbere y'abo ngabo. Ndibuka ngira ngo sinzi wavuze ati avuga ati za human rights n'ibindi. Katumba bo baraye bishe abantu. Uwitwa Deforge yari umwe mu bakuru abo ngabo ba Human Rights Watch. Yaje yirukanka kugira ngo araza hagarara Katumba hari naho ngaho, agira ngo avuge ngo no, ngo urabizi ngo ntabwo ngo abateye nijoro ngo bavugaga Ikinyarwanda n'Ikirundi. Ubwo aje kurengera Abanyekongo kuko Kabila yabahaga amafaranga, Kabila mukuru utari Kabila uriye. Deforge araza abijyaho, twari tuziranye. Ubwo wajyanywe no kujya kuvuga ngo none se bavugaga Igiswahili, ko hari mu mitse mu bavuga ko harimo avuga Igiswahili, harimo avuga Ikirundi, harimo n'avuga Ikinyarwanda. Ubu Ikinyarwanda ni interahamwe zari ziri hakurya hariya. Ikirundi cye ni interahamwe z'i Burundi nazo zari zikiri hakurya. Ariko bavuga Igiswahili n'Abanyekongo, bari bahari, abundi baba baravuze Ikinyarwanda. Ariko byaramuzanya zarahagarara ajya kuvuga muri televiziyo zabo ngo urumva ngo baje gutera, bavuga Igiswahili, bavuga Ikinyarwanda ngo n'Ikirundi, kugira ngo badashyiramo Abanyekongo, kuko Human Rights Watch yahabwaga amafaranga na Kabila. Deforge, Alison Deforge muri icyo gihe byari bimaze iminsi 2 bibaye Katumba bamaze kuhasenya, baraye bica abantu.
ubwo nuko nagiye mu bindi ibyo nahereye hano byo bagendaga bavuga nta wundi bari bambwiye ngo nze mbabwire baganize kuri jenoside ngiye nkabitekereza jenoside turuka nuko yaje mu Rwanda nuko yagiye ijya muri Congo n'ubu tukaba hari ikibazo dufite ariko ntaranagera nawe reka nivugira ibyanjye ngeze nivugira icyo shatse naje numva mubaze urubyiruko ngo muzakora iki bazakora iki muhaguruke mujye kubohora igihugu muri aha ngaha erega muri bombo reka turajya kuri internet ni hari igihugu kiri hariya abantu bararwana niba mushaka mu bindegere muhaguruke mufate imbunda bariya bariye mubafashe mubohore Kongo ni iyanyu ntabwo ari ntabwo nkuko nahoze numva mvuga ngo iwacu mu murenge no iwanyu ni Kongo ni muyibohore ibohotse iyo jenoside yakatumba yamenyekana n'izo y'intuza kuko ubutegetsi bushyizwe n'abantu bake izo jaze nizo zose zahana kuki yahani hanwa nuko twatsinze iya hano ni ibihanwa nuko twatsinze nimugira ngo iyo dutsindwa ntabwo bivugwa ntabwo nta nubwo jenoside yabivuga bataba Palestine bahora ejo nibwo abafurika y'epfo bavuga ngo Palestine ngo bakora jenoside babatangiye kwakora jenoside hashize imyaka igeze kuri 40-50 buri gihe bakora ahubwo ntibashira ariko kuko nyine aba bakora jenoside aribo batsinze bagikiri ku butegetsi ntabwo byakwitwa jenoside naha ngaha ntabwo jenoside yagiye kwitwa jenoside iyo dutsindwa ntabwo yagiye kwitwa jenoside kandi bamaze kumara abantu na hariya rero wenda bari buvuge bati yaje kuvuga ngo abahunuza ni mugiye gushyira abandi bana bararwana mwumvise ko tubavuze ngira ngo sinzi bavuze ati ati twirwanaho nibyo ko umugabo arigira yakwibura agapfa ni naho twayerewe natwe twashatse kugira ngo twigire nibyo so kwirwanaho gusa nubwo ni bohore Kongo muri rwanda uzi kuki Kongo ko ari yanyu muri abanyarwanda ariko banye Kongo biransetse yo mwita abanyamurenge no musozi ubwo se ubwo nzita abanyakagari muri abanyarwanda ariko banye Kongo nkuko hari abanyarwanda muri murenge muri iyo plateau yanyu abanyarwanda muri Masisi abanyarwanda muri Rucuro abanyarwanda muri kiriya gice cya Uganda nabo biyita sinzi izina bihaye ngo batitwa abanyarwanda muri abanyarwanda byanga mwabereka muri abanyarwanda ariko b'abanye Kongo ni yanyu ntabwo muri numva birirwa bavuga ngo abanyamurenge muri banyamurenge ko muri abanyarwanda muri abanyarwanda nkanjye ariko yewe uri mu Rwanda mwebwe muri Kongo niko byabaye igice kimwe kirimo reka wenda ntaza kuryoherwa n'ibyo ngibyo ndimo mbabwira kugira ngo ngende nkosora utuntu duke twagiye tuba hano ku ntuza ariko hari n'akandi kantu gatoya wenda abaprofeseri bari barahanga abahanga mwabonye bose ko ari abahanga n'abadokiteri cyetse wa mwana wari uhari niyo batavuze ko ari dokiteri oya nibyo kandi nibyo bavuga byari byiza ariko nagira ngo n'iki kibazo bavuga ba Bantu ngo n'aba Inorotike cyangwa Hamiti n'ibindi bintu ba Bantu linguistique no mudage wavuye iwawe araza ahera muri za Cameroon akumva bavuga mutu ajya muri South Africa arazamuka agera iwacu bikagaragenda bigarukira muri Uganda no muri Kenya ho bigarukira ari ukuvuga kuko dufite indimi ni linguistique dufite indimi zenda gusa ntabwo ari rase yo kuvuga ngo hari umuntu uzango afite amaraso amwe n'abandi no ni indimi zenda gusa wenda ibyo biranashoboka
kuko niba ari indimi zenda gusa nunse we munyamurenge uvuga iki? Nuvuga ikinyarwanda. Ikinyarwanda ni ururimi iki? Si langue bantu. Ni langue nilotique. Uba muri nilotique ite? Kuko na ibyo bituruka kuri bya binini reka tugira n'ingorane. Ubwo batwita abahamiti. Muzi aho bituruka abahamiti? Bibiliya dore bamusenyera biyigisha. Muzi umuntu witwa Noah, mujye musoma muri Bibiliya, uzumva aba madini n'abandi babarokore n'abandi bakubwira ngo nabakurambire bacu. Abraham mukurambire wawe ariko mukurambire wawe ariko ko ari Kanyarwanda. Abraham no mukurambire w'Abayahudi n'Abarabu. Mukurambire w'Abayahudi n'Abarabu. Wanje ni Kanyarwanda ntaho bihuriye. Ariko tuvuge Nowa ngo yigeze kugira ingorane, sinzi aho yarari. Abanza yaranyewe akayoga ka divayi, arasinda araryama arisinzira. Umwana we w'umuhungu mukuru aje kumureba, abona se araho ko bivuga muri Bibiliya, aramuseka, aseka se kuko yambaye ubusa. Barabonye bataremye kimwe. Amusetse isengo aramuca. Hamu nguwo nibwo biri ngo aragenda ajya muri Afurika. Niko kubera abanyamurenge ubwo na Tito nundi abo batutsi bakita Hamiti. Ubwo tuvuka kuri nde? Kuri Hamu wo muri Bibiliya, wa wundi waciwe na se. Umva ko abazungu batugirira ku ntuzi. Bigera no mu madini. Ubu rero mwirwa muririmba we muri Hamiti. Byaheye. Turi bantu nk'abandi tuvuga indimi nyizo. Niba n'isura bidasa, ibyo ni ibindi. Ubu se ubonye ubu se nuhura n'umunyakenya wenda wo muri Turukana cyangwa ahandi hose bazasanga musa namwe kuntuza abanyafurika twenda gusa. Yewe ndibuka ko icyo gihe abazungu baje babiri barababwiye bati bare no kugira ngo izo ngorane zizi nuko bageze hano iwabo bahoraga badushyira mu bice abahanga babo bariya bo mu gihe cya les périodes bayita ngo de lumière, igihe batangiye kwandika za encyclopedia za filozofi n'iki zandikwa abo filozofi n'abandi, nuko badishyizemo ibice abazungu bakaba hejuru bo bamenye ubwenge begereye Imana. Hasi aho ngaho bagashyiramo abashinwa kuko bari bazi ko civilisation nayo yagezeyo, cyane cyane iyo bavuga civilisation bavuga iyandika, ariko ushobora kugenda civilisation itandika ifite ibindi ikora kuko bari bazi ko ubwenge ari ukwandika gusa. None bakamanura wenda barabo bakajya hasi, batukura benda gutukura barabo, abandi hirya no hino red indians, ariko twebwe abirabura kuko nyine babyize muri science tukomoka ku nguge. Numva abakiva ku nguge nabo birabura, bagabazi ko abantu bakiva ku nguge ntabwo turagira icyo tumenya, turacyari bicucu ndetse ntidushobora mbese turacyari hasi, muri organisation y'abantu turacyari kuri za clan, buriya bwoko bwa clan n'ubundi tutarazamuka ngo twagera kuri nationality, kuri tribe nationality, kugere aho tuba nation twubaka na state, ko nabo bari batarahagera hanje. Bakumva ko abazungu ari bo bahageze, baje bageze n'ahangaba baba surprised, basanga we are a nation ifite state, kandi iyo leta imanuka ikagera ku baturage, abaturage nabo bakazamura ibitekerezo bikagera hari organization ihari, hari uburyo bwo kubaho. Nabuze nuko byita mu Kinyarwanda, a civilization iri well developed, civilization iri developed imeze neza, birabatangaza
abantu bakiva ku nguge se baba bamaze ibingibi. Ni kuko kujya gushakisha uzareba abambere baba ba garanti bakandika ngo abantu baje bakabizana aha bari bageze ku ibwami babona bamwe barebare batangira kudefinisa umututsi ni muremure, babona bamwe bagahura n'uw'izuru ritoya batumututsi mwahoze mumbwira ngo n'ubundi bareba facies izuru ritoya batubwo ngubwo nekomeze ngira ngo bahuye wenda nabi inzobe bakavuga ko umututsi ari inzobe n'ibyo ariko nyuma baje kuzana abahanga babo muzabibona bajya gusanga basanga birabura dufite ibintu twese binini, iminwa minini, twese dufite iminwa minini. Wagize ibyago mu bindimwe ugasanga bya bindi bavuga ko abo batutsi bari ibwami bategeka ko ari bo bategekaga, bagiye kuhasanga basanga barirabura. Ubundi bari bazi ko abatutsi bagomba kuba inzobe. Kuki? Kuko baturuka ari ba Hamiti bari babigize. Kuri Hamiti wo muri Bibiliya Hamu babandi baje uwo ngo waje Isera muciye kuko nubwo mubyishimira waza ndeba mubyishimira mumenye ko umuzungu akubona ko turuka kuri Hamu wundi waciwe. Iryo jambo Hamiti nicyo rivuga rituruka kuri wo Hamu. Niryo harimo na Semu kuko hari umwe Semu, wo Semu niwe bari abayahudi, abo barabu niwe Semiti. Buriya nubwo abarabu abazungu bicaga bakavuga ngo abasemiti bakica abayahudi aribo bita abasemiti, n'abayahudi bakica abarabu, burya babica barumuna babo nabo bari semiti nkabo. Ariko rero baje gupima bajya kureba bagasanga Musinga ni muremure. Ubujye bahageze ikigihe cya Rwabugiri ntiyabaga muremure kandi yari inzobe. Ariko bagiye kureba bakabona Musinga ni muremure, bakabona Kabare se nyirarume nawe umututsi ni mugufi. Ariko bareba bagasanga iminwa yose. None bagiye kureba bagasanga Musinga arirabura. Ariko bareba nk'abasharangabo bene wabo ni inzobe. Byarabacanze barashoberwa ati ko abatutsi twagira ngo si bose ni barebare ni inzobe, none kandi abo tuvuga ko abayora uko bimeze. Niko kuzana n'abascientifique kuza kubyiga ngo bapime, bazana bapima imisaya, bapima iminwa yo yabirabura burya yose ni minini, y'abazungu ni dutoya ni nk'utwinjango. Muzo tunoti ni nk'utwinjangwe n'utuzuru ni nk'utwinjangwe tugira ku ntuzi. Basanga rero ariko rero mabirabura twe tukagira hakawe ugize akazuru gatoya, undi nawe kigira rinini. Ibyo ari byo of course utegeka nk'uko abazungu bari baturutse hari ariho bategeka. Ubwo uri bugira izuru ryiza niwe mwiza kuko riwa ariho cyo cyiza ariho cyaturutse. Umunwa mutoya we nta munyafrika bazabona ugira umunwa mutoya. Urumva bazabijya abagira bati abatutsi n'uzuru tuzuru twiza nibyo ngibyo, abahutu n'amazuru mabi nibyo byawe ndi mwagiye mu ngo bakureba isura nibyo. Burya nta nubwo bakureba isura, iyo sura yanyu y'uwo mututsi wo muri Kongo n'ururimi na culture ntabwo mubihuje. Ye ni byabatunze. Umunyamurenge afite za proteine uhinze hepfo y'iwabo, izo malnutrition arazifite we nta proteine kuko nta mata ari bumwe. Bo inka z'abanyamurenge zo ntabwo bazirya ngo vuge ngo barya n'inyama ariko hari za proteine. Urumva ko urezwe na proteine n'intuza n'utarezwe n'indi izo bindi ntabwo ntibizasa ntibibatangaze. Anyway, ubwo nagendaga mpera kubye abantu bagiye bavugira hano, nabo muneye naje kugira ngo nganire mbabwire se genocide yajite. Buriya genocide igitekerezo kinini cyaturutse i Burayi kiza kikaducamo ibice, kuko batangaye babonye ko mu Rwanda hari a higher
organized society ifite a very high civilization, bikabatangaza muri Afurika ko bidashoboka. Niko gutangira gushakisha abari ko bavuga batabatutsi bari ibwami bagomba kuba baratutse ahandi. Abazungu bamwe nka Grant akavuga ngo baturuka muri Mesopotamia, hari aho ba Iran irwanira n'abanyamerika bagiye bakurayo. Uwitwa Adolf Frisia wigeze no kuza kwigisha mu Rwanda, baragenda bakura muri Checheni, ngira ngo mu Checheni muza hariho muri Rusiya, muri ya misozi ya Rusiya ugaruka za Sibiru, ko bashakishaga aya majyambere. Abantu batarava ku nguge bayagezeho bati, urumva binashingiye no n'intuza na racism, kuko a civilization is highly organized, a nation state the highest organization, kuko kugira leta nicyo kintu society cyo hejuru kitara. Abakomunisi nibo bashaka kugira ngo bazakreye ikindi kiri beyond leta. Ubu turacyari muri leta niho biri, basangira hari. By the way, iyo leta mu Butaliyani itahari, iyo leta abanyarwanda bafite, Abadage ntibari bayifite. Ibihugu byari bifite leta igeze ityo iri hamwe, n'Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya, Autriche, Austria, ibindi nabo bari bakiri mu duce hirya no hino tugeze dutyo. Nicyo cyabatangaza rero. Ibyo nibyo bizatuzanira ingorane muri 40. Ubwo bazashoberwa n'abapima bashoberwe, batangire kuvuga bati ndangije. Abanyafurika nadutangira kwandika dukurikije ku by'abazungu. Anta Diop kugendera kuvuga ngo ziriya za piramide ngo muzabazishyizeho ngo ni bari abatutsi nibo bubatse piramide ngo bazagaruka mu Rwanda. Hanyuma bavuye muri aho bubakisha amabuye n'ibindi, baje bubakisha ibiti, kuko ntabwo ibi byo gukoresha intuza byaje hanyuma. Ibi byo gukoresha za rukarakara sinzi niba muzi iryo jambo, abageze ku ntuza, ibi byaje hanyuma. Ubundi byari ibiti no gusakara. Muzajye kureba inzu ya kera i Nyanza irahari uko imeze. Warubatse piramide bazi kubaka iriya nzu, ariko ni umuhanga. Anta Diop ni umuhanga, yari umuhanga. Reka bahe undi muhanga kandi muzi mwe. Kagame ni umuhanga, yatwandikiye history n'ibintu binini bya hano mu Rwanda. Basande bimwinganje kandi maze sinza hahera munsi y'Uburundi ukabona abatutsi, wajya i Burundi ukabona abatutsi, mu Rwanda ukabona abatutsi, muri Ankara ukabona abatutsi, Bunyoro ukabona abatutsi, maze ngo jugujugujugu ngo bikagera muri Ethiopia, hagati ya ntuza ya Bunyoro naho hari Abadinka, Abanuweri, hari amoko ari ujya wumva y'Abamini n'abandi bose mujya mwumva yaba ngaba barwana muri za Sudani n'ikibwa. Ntaho bihuriye nawo ngabo, ntaho bihuriye nabo bari muri Ethiopia. Ariko urumva twese twarabyemeye, ndetse twe barabitwigisha. Complexity yatangira turazigira kujya kumva uracyagwa, waba unarwaye n'imvunja. Sinzi niba muzi n'imvunja cyari cyo twe tunizi, n'utwo twarwaraga abantu bambaye inkweto ntizikiboneka izo mvunja, twagiraga mu birenge cyari tutarambara inkweto. Ukaba wahura kuko babikwigishije, ugahura n'umuhutu wifitiye imodoka ya Benz, wowe urahurwaye imvunja, ntubona ari byo kurya nimo cya gihutu nta bwenge kigira. Nta bwenge kigira, cyageze ubwenge bwo gukora kigura kibiza nabyo. Ariko iyo complex ya superiority n'abandi bakagira complex ya inferiority, abazungu bagiye badushyiramo. Nyina ngo nuko ntakurikiye igihe twarwanaga nabo bajyaga ngo
ngo ubwenge bw'inyenzi, inyenzi ubundi twe bavugaga ngo bwa bwenge bw'inyenzi, wenda hari aho tubarwanya ngo ubwenge bw'inyenzi. Urumva baremera ko turi abanyabwenge. Abanyabwenge si ubwenge ntuzana bari babibahaye. Cyangwa ndimo nganira na Koloneli Nsengiyumva arandeba ati hariya shaho Tito, ubwo muragira ngo tujye tubaheka ngo kera bahekaga Abatutsi. Ndamureba ariko ntabwo uzi ko turi muri 21e siècle, si muri siècle ya 21 y'iki gihe. Ati none se ubu ni indege zigenda n'imodoka, ubona ubwo washyira ku bitugu byawe tukava Ibyumba tukagera I Kigali, uretse ko wavunika. Igihe se nawe ameze neza kandi imodoka zaraje. Atangira ngo bwa bwenge bwabo bari byumvise. Ubwo ni ya complexe aravuga aho kumbwira bindi atuva bwa bwenge bwanyu cyo. Ubwo se nawe ndamumaze wowe wize primaire wiga secondaire nanjye nibyo nize, urangije ujya muri university ndetse ukora na university uri BM muri za grade z'abasirikare baragiyemo bakiga, kuko buriya abasirikare bariga cyane, ba officier biga cyane za kuru zawo ni za university. None ubwo ngubu ugiye kuba nkurusha ubwenge kisi usiwe wagiye kwiga biriya. Urumva ni complexe nk'izo zari zarasigaye zagize. Ariko ibyo urumva ko bakizemo amacakubiri muri twebwe, baranabitwigisha. Nkanjye narabyize muri primaire na secondaire. Hanyuma rero muri 59 biraba bifashwe nanone n'Ababiligi kwica abantu mu ngandi mukuru imyaka 15 16. Ariko kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside no kugira ngo bayinjire mu bandi banyarwanda byatangiye muri 64, aho batangiye kugenda bigisha umwana ukiri muto utaraza muri maternelle, kamwigisha ko Umututsi ari mubi. Muri primaire bakamwigisha, muri maternelle bakamwigisha ko Umututsi ari mubi. Primaire bakagenda bamwigisha baha n'ingero nyinshi bagenda babigisha, ndetse no muri secondaire ariko bagenda no babigisha. Muri université ndetse bo bakajya baha za tezi zo kwandika ku Mututsi n'ububi bwe n'iki nuko bagiye bameze. Ariko bagendaga batanga dozi primaire bakaba dozi yabo. Ndibwa hari umwe twahuriye mu Faransa, niga mu Faransa, nawe yaje kwigayo witwaga Bizimungu Joseph, witwaga Bizimungu, niho twari turi. Nibwo ambwira icyo yambwiye ko Abatutsi ari babi, ati n'ikimenyimenye Kanjogera ni nyina wa Musinga, niwe wari umwamikazi, ngo yahagurikiraga ku bana b'Abahutu n'inkota ebyiri yicaye. Ndamubaze se kuki yagira ngo bimubarire iki? Ngo n'ubugome bwanyu. Agafata abana babiri b'Abahutu akajya kuhagurukiraho, ngo yunguke iki sakunda haguruke neza toye, ngo n'ubugome bwanyu. Ubwo ni kujya isi ubwo bugome kuki yabugiriye ku bantu bakuru cyangwa ku bandi bakuru kuki bwo kurumva ngo n'ubugome, ngo kugira ubugome ngo ugomba kwica n'abana batoye. Umuntu namuri sanga yarasaze. Ariko cyo nakoze twari hamwe mu Faransa, ndagenda shaka pupe ebyiri, shaka n'akantu k'agasego kameze nk'intebe ya Kinyarwanda, muzanira n'inkota ebyiri, niga bahagurukiraho. Arahaguruka biramunanira. None amaze ko bikunaniye, Kanjogera w'umukecuru uhuru gisore, yari umusore korana so, birakunaniye. Ubona Kanjogera w'umukecuru yarabashaga atari kuzikora ibyo. Ubwo wirirwa gubimbwira ngo Kanjogera yari umugome, yahagarukira ku nkota ebyiri ku twana b'Abahutu, dore ntuzaniye saba Abahutu noneho n'abakozwe n'abazungu, hagurukiraho birebe nkuko nawe ube umugome nka Kanjogera, biramunanira. Urumva ni ibintu byigishwaga bityo, niko kuko babibigishije mu mashuri. Muzajya mu 72 na 3 ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ntabwo bwagiye mu baturage, n'abanyeshuri muri secondaire no muri université bisha abandi.
abanyeshuri bagahaguruka umwana wa segonderi ubundi uzi ko abana bari bakajya kwica abandi bakanabirukana. Bamwe bandi bagenda bandika ngo mbese abatutsi kuki bakiga, barimo n'abantu muzi babaye ba premier ministre hano n'aba president bahe president umwe Bizimungu yari n'uwa RPF yanditse ibaraho yandikira Kayibanda ubwo muri 73 ngo ariko kuki abana b'abatutsi bakiga. Ibaraho yari raho abantu benshi mwabonaga muri leta hano abenshi barabyanditse, hari ababyandikiye muri ntuza muri aruba numva babonye muri university ya Ruvanium muri ya Ruve wabonye muri Ruve nyine university catholique libre catholique ngira muri ya Gatete bariyo bagatabazi n'abandi banditse ibaraho bavuga ngo bandikira Kayibanda bati ngo si biga muri Ruve bandikira Kayibanda ngo kuki abana b'abatutsi bakiga. Ariko bituruka kuri za nyigisho zagiye zigishwa ari abana primaire secondaire naho ngaho. Icyo gihe nibyo byaje nibo bari rero baje bayobora genocide yabaye. Nuko genocide nabwo no uko yakozwe gihanga, ariko kugera muri Kongo abirigi babanje kuzana amacakubiri. Buri iyo urebye mu murenge uretse ko mwifitiye izo nka zanyu wenda abandi batari hejuru muri za plateau kiretse bamwe na bamwe, ariko uzarebe nimwe mwari benshi ugabona twa tribe turayaho iruhande bashyizemo abaza kubayobora bakaba bariya. Ababirigi nibo babishatse kugira ngo kuko ababirigi igihe bazaga icya mbere igihe barwanaga Indugaruga zarwanye iruhande rw'Abadage barwanya Ababirigi kandi Musinga icyo gihe ari umwami yari ku ruhande rw'Abadage muri iyo ntambara barwana, ndetse bamwe barakomeje harimo bakomeje barinda bagera Tanzania barwana. Urumva rero Ababirigi ntabwo bajya gukunda abo bantu babarwanyije. Nicyo gituma n'Abanyarwanda basigaye bakuyeho nko mu murenge babaha ugasanga uduce tumwe twabari mu bana aribo bagira abayobozi bo mu murenge, kandi Abanyarwanda bahari aribo benshi. Muri Masisi niko byabaye, bakagenda bagafata twaturibi turi hari tw'intuza akaba ari two tuza tukakuzi kuyobora abo benshi. No muri Rucuro hose ko byabaye kuko hari mu Banyarwanda bandi bagomba gukura abo Batutsi abayobozi bari aho icyo gihe, ariko bajya gushaka uriya wo muri Rucuro bazanye umuntu wari muri gereza bamuha ubutegetsi bamuha ubutware kuko yarazi gusemura Igiswahili, bamuha ubutware. Ndezi yari muri gereza, umuntu wari muri gereza sinzi uko yari yarumvise Agaswahili gakeya kuko ibyo gereza bagenda wenda yari yanyuze hirya no hino agenda kuyumva Agaswahili gakeya araza, niko bakuyeho abatwari bari aho ngaho babandezero n'ahandi. Ingorane yaje kuba rero muri nyuma ya independence hari ibyaje byo kuvuga ngo abantu baratora. Urumva n'ubura katiribi gatoya hariya y'Abanyarwanda ari benshi, nibigera mu gutora Abanyarwanda zatora bene wabo. Nibyo byazanye za ntambara zo muri Kongo ngira ngo ya metre njya numva abivuga icyo bise intambara y'Akanyarwanda. N'icyo gihe bashatse kubana Abanyarwanda kuko bari bazi ko niba haje iby'amatora Abanyarwanda nibo benshi bazatora abo ngabo, ndetse icyo gihe ari Abanyarwanda ari Abahutu n'Abatutsi bajya hamwe haba intambara y'Akanyarwanda. Abantu za l'armée congolaise igomba kuza kubihosha, ariko ibyo kwinjizamo Abatutsi byazanywe no kwa Habyarimana. Kwa Habyarimana nibo baje kubakamo, bazana amasosiyasiyo yitwa Maghreb, bazana y'amafaranga igihe cy'Abakanyarengwe n'aba yarakiri taraza muri RPF n'imbere. Noneho batangira kwigisha amacako yangenga bitekerezo bigishaga mu Rwanda, batangira kwigisha muri Rucuro na Masisi. Nibyo haje kuza intambara noneho hagati y'Abahutu n'Abatutsi, nibyo byaje kuba.
ibyo nibyo bigenda bizana na za jenoside zagiye ziba mbere. Ariko kugira ngo habeho jenoside ubwo no mu murenge naho, kuko hejuru kuri plateau abanyamurenge nibo benshi, abanyarwanda nibo benshi. Nge sinzi igituma bita abanyamurenge, abanyarwanda nibo benshi, ariko ubwo mushaka kwitwa abanyamurenge mbabwira iki? Ariko abanyarwanda nibo benshi kuri iyo plateau. Utu turibi duhari rero benshi baba bari hasi, abo bari hejuru nibo bahaye ubutegetsi. Bitangiye kuzana bati mbese nitujya gutora bizagenda bite? Bakabona ko abanyamurenge bazatora bene wabo. Nibyo byahaje ingorane. Ariko mu murenge ho ikindi cyabishe no kugira inka. Kuko igihe cy'abamurere barwana hasi, ntuzagire ngo kuza kwiba ibijumba ntibiba bikuye biri aho ngaho. Ariko kuza kurongora inka zo kujya kurya ntibiroroshye. Buriya nicyo cy'abamurere bazamukaga bakaza bakorongora n'abamayimayi, ntugire ngo hari ikindi. Kuko ntabwo bari bujye mu mirima y'abari abantuza, bajya mu mirima kujya gukura kubishaka ngo uzabyikorere, nta mwanya babifitiye. Ariko uraza ukabona inka ukayirongora, urigiye ukamurasa ukagenda uyirongora. N'icy'abanyamurenge uretse ibyo byuko bagiye babaha abatware batagombaga kuba ari bo, ariko bari bafite capital iri mobile. Ntago uri imirima, ntago abantu baza ngo bayikorere imirima. Yewe n'ibijumba cyangwa amasaka ari mu mirima ntago bari buze ngo babitware bajye kubirya. Ariko kuko hari inka, hari n'amatungo matoya, nibyo biboroheye. Nizo ngorane abanyamurenge bagiranye nabo kwa Murere. Kwa Murere barazaga bagashaka ibyo kurya. Gushaka ibyo kurya rero nta bindi, ntabwo babwira ngo nibajya guhiga mu ntuze, kandi hari inka nyinshi ziri hariya. Baje bigatuma noneho n'abanyamurenge bashaka uko birwanaho. No muri iki gihe cy'abamayimayi ntabwo ari bujye mu murima kujya gukura, ntafite uwo mwanya. Araza arongora inka ziraho, nicyo gituma ubona bagenda bazitwara. Urumva rero uretse iyo type yo kuba mu batabashaka, mwe babaregeraga ko muri ababiligi bajya bandika ko mwari abirasi. Ariko ibyo by'abirasi simwe nibyo mu Rwanda. Kuko mu Rwanda, u Rwanda Musinga n'ingabo ze zabanje gufatanya n'Abadage barwanya ababiligi muri icyo gihe. Urumva rero ko babangiraga icyo ngiye. Aho biziye rero icyabazaniye rero noneho jenoside nyakuri kugira ngo yigishwe kandi ishyirwe no mu bikorwa. Ubundi bagendaga bica bagira bityo nk'uko naho tubohereje rero ba FDLR iraza. Ahubwo mugira Imana, uko bari baje miliyoni 3 ziraho, twaraje tuzikurayo turazigarura. Iyo muzibona zose ntima mukiriho, niri muvuga ntima mukiriho. Urumva baraje basunitse Abanyarwanda. Abafaransa nibo babigishaga kugira ngo bagire, babigishaga ngo nibazijyane bakureho, ngo nibona bagiye ibyo ngo ni kugira igihugu kirimo ubusa, noneho bari abazaze bayobora ubusa. Izo mpunzi tuzikurayo turazigarura. Ariko abasirikare n'abandi bagumayo, n'abandi bake bari bageze ku ntuza. Ariko numutekereze miliyoni 3 iyo zigize zikekuti iwanya hanga, hari n'umwe bakiriho, kandi zose bari barishe barakoze jenoside, ntibazabeshye. Ariko izo twarazitwaye hasigaye nk'ibihumbi 200 n'ibindi, nibo bajyanye iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Undi wayitwaye kugira ngo ugere hariya. Buriya natwe tugira ibyacu, tugere Kabira turarwana. Kabira dore yabaga asinziriye, Kabira turaziranye n'uriya muhungu yabaga yisinziriye aho ngaho. Yaba ndetse maze kugira kazagatanga abanyekongo kuko bazi gutuga umwanya bakamuzanira zazaho n'ibindi. Yaba yashyize zahabu mu nzu ye. Utwo twana twamurindaga katwirukana kure ntihagire ugera no mu nzu ngo nawe badakora kuri zahabu. Kabira rero aho ngaho nuko genda inyuma bararwana, Kinshasa irafatwa. Kabira ntamaze kugera hariya
abandi nabo bamaze kumubwira ngo ariko se kufite ahantu n'iki kuki bari abashenzi wabirukanye. Kabera aratwirukana. Aha, yirukana abanyarwanda ariko arabeshya, aravuga ngo abanyamurenge ubone abazayirwa nibagumaho. Abana twari twajyanye bo baguma aho ngaho, abacu baraza, atangira gukora jenoside, batangira kubica. Abonye twagiye atangira kubica. Nibyo muzabona abantu bacu baza kugwa n'indege kitona kwari kubuza iyo jenoside. Yari yatangiye batangiye kubataka, bagenda babica abana b'Abanyamurenge bari aho ngaho kuko bari barasigaye bo ari Abanyekongo, twe Abanyarwanda twagarutse. Byongera bizana indi ntambara ya Kabira biturutse kuri. Nanone ubwo Kabira yizanya ate? None atangira kuvuga yuko Abatutsi ari babi. Abigize atyo kuko twari dutangiye kurwanira abantu benshi bari barahungiye Congo Brazzaville, abandi barahungiye muri Central Africa, za FDL. Arabazana banyura kuri Congo Brazzaville, baraza abashyiramo. Noneho uburenganzira bwo kujya kwigisha ibyo bigisha, nabatangira kwigisha ibyo ko Umututsi ari mubi, ko akwiye gupfa, ko ntawe yavuga Umunyarwanda ko ari mubi kandi bari hamwe ari Abanyarwanda. Kabira rero burya mukuru nawe niwe wabizanye abyinjiza mu gisirikare cya Kongo. Kabira muto ahaziye kuko icyo gihe hari igice kimwe cyari cyarafashwe, none azavuga ashaka negociation ziraba, akubitamo baruberwa n'ibindi ku ntuzama, ngira ngo baruberwa ari Ruberwa si Umunyamurenge cyangwa ni Karahani we Munyamurenge bose na ntuze. Aha ndibuka Ruberwa nawe ndamwibuka. Burya bagiye kugira amatora, manda irangiye kabe yaje kutubaza atari ko mwabwe Ruberwa hariya tukumvikana agafasha muri hariya muri Kivu tugatora bikagera neza tugafatanya. Ruberwa rero abazungu n'icyago muzenze mu Faransa cyangwa abandi bari bamugiyemo, akumva ngo demokarasi ngo azatsinda. Ruberwa utsinda muri Kongo Umututsi w'Umurenge ujya gutsinda muri Kongo muri za televiziyo zitakuze, yaribeshyaga aranga. Ese mure bafashije n'undi ko bizanye aranga. Ndibuka muri ayo matora niko byagenze, niba mutari muzi iyo story niko byagenze. Kabira tuti se kandi yanze uragira ngo tugire ariko yamubwiye avuga ati urumva nawe ntibamwemeraga, hari uko Kabira mutoya buhanza hari isano agirana n'Abanyarwanda, ubanza hari yagirana n'Abanyarwanda, bamurega ko ari Umunyarwanda, none akagira ngo ati muri Kivu ngiremo abazamfasha ku ntuzi. Ariko bikanyije kuri wewe rwose abazungu bari ngo demokarasi, ngo ni demokarasi, niko bahora bibabwira. Buriya nabo niko bamubwiye ngo rwose azaririmba demokarasi, ndandaya mukubita hasi. Kandi harimo abamubwiraga ati nyamuneka bari aba bantu mwarwanaga babicanye nibajyaho bazabica. Ugira demokarasi ahantu harimo amacakubiri n'ibindi. Demokarasi ijya ahantu umaze kumva neza, ukontora ibintu byose, abantu bari free. Ariko hano uvuga ngo ngewe ndireba muri ubu bwoko, uriya reba ni zira za demokarasi wumva nyine bajyaho, ukabuzi ko turayibini ari zahora itsinda. Urumva rero ngo Kabira mukuru niwe abizanye abigeza mu basirikare. Ntibibaye bityo Kabira mutabonye ko bamwangiye Ruberwa, timurabeshya burya nakanyabwenge ko n'icyago kicira hasi. None kandi karabazana n'indi nuko buhoro buhoro abohereza hariya ati ndaba intwaro mujye kurwanya igihugu cyanyu muguma aho ngaho. Niko no kubareka ngo bigishe ko bigisha abasirikare n'abindi n'ayangenga bitekerezo ko bayikora.
ariko ikaba itarageze aho bavuga bati reka dutangire tugende twica. Ariko ntibyabuzaga ko harimo nanone abanyamurenge n'abandi batutsi baho ngaho bagendaga bicwa kuntu. Muhora mugira ibyago rero hakuzira Patro Kisekedi. Ahageze bamugira inama batari ko buriya kiriya gihugu kugira ngo cyubakwe murebe ka Rwanda kashingiye ku busa ariko karibaka karatera imbere, nyamuneka agenda ubumvikane na Perezida Kagame. Araza sincere rwose, araza gifite uwo mutima n'iki, ese warumvikana rega wareba tugiye kohereza n'abantu kugira ngo boke guma n'iki birika byacitse ngo turamufasha ni. Ageze abandi baramubwira bati wora kora iki ariko se abandi abenshi ni abadepite be n'abaminisitiri buriya abo muri ntuza buri wese abafite ikinombe cye, kuko urumva yahamagaye ngo murabizi kundusha, abahamagaye abari abasore bari mu barwana ayi bajyayo ati twabigira bati twebwe duhe iminsi baraya maye turaba tubarangije kugira ngo urangize ha mayimaye ntago babereho ikindi, burya babayeho kugira ngo barinde ari ibirombe by'abazungu, ari ibirombe byabo badepite n'abandi muri biriya bice hirya no hino, kuko ari mu ishyamba bagomba kurinda ibyo birombe, bakarinda n'ibintu zabagenda bakuramo. Ugenda rero ushaka igurupe ukayiha imbunda ikarwana, ntago rero wavuga ngo uje kubirukana bumvise ko ugiye gukuraho ayo mafaranga yawe, ibyo birombe byari biriho bitazabona ababirinda. Siko kumuhindura. None ubu rero asigaye akora propaganda yo gukora genocide n'abandi, ubwo yatanze uruhushya rwo kwigisha. Ni nabyo ngira ngo profesa yavugaga ko bari wenda gusa n'umututsi bagatema bakarya, nuko biriya bagenda batwereka, ariko noneho bajyaho barabyigisha. Ariko icyo gihe mbere byigishwaga n'abanyarwanda, noneho ba Muyaya ba Kisekedi nibo bagenda babyigisha, rimwe na rimwe bakabyigisha batabizi, bakazana interahamwe mugende ari ibyigisha neza ibyo bya genocide. Unateka niko bagenda babikora. Ubu rero byari byavuye muri byavuye, ikibazo nuko byavuye muri abanyirabyo interahamwe, bisigaye byigishwa n'abanyekongo. Mbere abanyekongo ntabwo babyigishaga, barekaga interahamwe akaba arizo zibyigishiriza, bakareka interahamwe akaba arizo zikora genocide. Ariko noneho babyinjije, urumva babyinjije muri abo. Ikindi cyatumye binihuta, abandi bitaga ba mayimaye barabazanye, babahaye imyenda ya gisirikare, babahaye imbunda za gisirikare, sinzi niba barabatrininze, sinzi niba barabigezeho. Noneho barabazanye ngo bagire FDLR rero iboneraho ko noneho barayegereye, barabigisha, babigisha kwica n'iki, sino kwica bindi, bati nimujyayo wica muri abatutsi mubambure n'ibyabo. Buriya no muri genocide hari wicaga abyumva ideologically, abyumva mu buryo bwa ideology, akaba wica kuko yahoraga yica mu Rwanda n'ikindi gihe nta kibitwaye kwica umututsi, ndetse aho kwica umututsi, aho kwica ihene y'umuntu wakwica umututsi, kuko ati the end ihene bazayikubaza ujye mu manza, ariko muri wicaga umututsi ntago wajyaga mu manza. Hakaba rero abazaga bashaka n'ibintu, nk'abantu bashaka ibintu niho bajya kwica n'umwana n'uwasigaye, kugira ngo ejo niba akahenge kabonetse hatazagira umwana uza gusaba ibye. Buriya niko byatumye bamara abantu bakagenda bashakisha n'udahari. Bariya bazanywe nuko hari interest. Ubwo rero ba mayimaye baza hari interest, bavuga ati nibyo hariya icyambere urabona biriya bintu byabo bitware, icya kabiri nugira imana urahasanga n'abagore ujye kubavyora, nicyo kirabazana.
bakaza niko bakora na jenoside bakagenda bashakisha ntabwo bari bushakishe mu bandi banyekongo kuko babona ingorane urumva rero jenoside ibivuye mu banyarwanda bari bagiye hariya none isigaye yigishwa n'abantu ba officier ngira ngo nuko batakubuje ngira ngo babikoje bakubaje mete base bizagenda biti sinzi ibyo bashuje ariko giye ko bizagenda urubyiruko mbona hano ni muhaguruke muri mwohore ikikongo niko ibintu bizakira nimwibwire ko bizakira ngo mwafashe ka Kivu n'ibindi oya kurwana mukabora ngira ngo nuko bari bukire muri media ngo navuze ngo nimakaguruke batere ko ngo bafate kinsha nibyo muvate Gatanga Mbugimayi na Kinshasa amahoro aze mwubaka igihugu kigira amahoro haba abantu bazima naho ubundi bari abana bo ubwo genda avuga nyamuneka ngira ngo wenda nayivuze ngo ntimuyisohore ko byasohotse ejo byageze hanze cyangwa se Kisekedi avuyeho hakaboneka undi avuga ati noneho tugira tumvikane tureko ariko nabyo uwo ngo wazagera atya buriya noneho abazungu baza bashaka ziriya za mini n'ibindi nibo batangira kumukorera ibyo ngibyo abandi banyafurika bashaka ibintu nabo ugasanga ari ibyo ngibyo noneho n'abayobozi bo muri regiyo aba yifitiye ikirombe hano yashyizeho abakirinda urumva nawe nicyo bazabashaka bazongera bagarure ikibazo kizongera kize nkuko kuko ngiheruka kuba Kongo nzima igihe cya Lumumba nawe bamazeho iminsi ntabwo yamaze sinzi niba yarangeje nk'amezi abiri ari premier ministre ubwo murumva ko kuza aho kugira ngo nibuke je nabagire muri politique rero mumbabarire nimugire gose ndabizi rwose ndabizi igihe cya Katumba abantu twarababaye twese wumvaga wasaga naho uhari urebe muri iryo joro bajya muri buri ntuza barasa urimo wese ubyiyumvisha bireba nubwo utababonye iyo filmu ariko twarabirebaga umuntu ufite imbunda utagushaka aza muri buri tente arasa kandi hari abasirikare b'abarundi bakayabo iri hirya aho ngaho ariko hazamo abarundi baje kwica uko barwasa hazamo intera hamwe hazamo n'abanyekongo abo bavaga Giswahili baraza bajya muri buri nzu bica iyo image nubwo umuntu utari bari abantu babibonye uriya agira Imana wari wasinziriye ariko akarunguruka nyuma ariko tekereza umuntu binjira muri buri nzu barasa umuntu aryamye n'abangaba bagiye bagera n'utwana duca mu maguru y'abantu bakirukanka bakagenda bure nicyo cyagiye kibakiza n'ubundi bajya kubarangizaho bose kuko bagumyeho kandi ikindi cyabakije nuko ryari ijoro n'ubundi bari baje bari burangize buri wese ngira ngo wenda babura bo bica bagatera abanyarwanda bari bari hakurya nuko bagabazi wenda ko turi maso turi baguke twarwana nabo ariko ni ibintu bibi image yonyine ngira ngo bakora filime bagiye kuzabikora barebe ibyo bintu n'imbunda n'intuzireba mu maso bagenda bareba barasa bajya mu yindi tente barasa akana kari abakarasa umva ko ajya kureba ntabwo yari yamenye ko bari umunawe barashwe ahubwo agiye kureba asanga babarashe kandi yarari aho ngaho mwabyumvise arimo abivuga ni ikintu kinini buranyusa kugenda ni ikintu kibi cyane rwose ntimugire ngo nubwo nagiye nivugira ibindi ibyo icyo gihe twarababaye abantu twari tura nk'uwo Deforge twarahuye numva namukubita byamuvuye muri Amerika ngo kuza kurengera Kabila avuga ngo no ngo se abanyekongo
babateye n'indoro ngo bavuga ikinyarwanda n'ikirundi, amaze sabo bavuga igiswahili cyangwa babaga hehe ari FDL ntibavuga, abanyarwanda ntibavuga muri Kongo, abo barwasa b'abarundi ntibavuga muri Kongo. Mubaze kuki uza kurengera nuko Kabila yabahaye amafaranga kuntu Deforge bavuze human rights. Deforge kigi n'umwe yari umwe mu bakuru ba Human Rights Watch, Harrison Deforge ndamwibuka, yagiye ariko cyamujyanye, reka yazanye na CNN za fotora ngo reka ari matanga izo za discours, ariko bari babizi n'abantu bari babizi. Rero twe mu Rwanda bone turavuga ngo ngira ngo murabizi, tujya tugira ngo nyamuka twibuke twiyubaka, ariko mwebwe igihe cyo mbabwira ko ari mu rubyiruko bigwine, mwibuke mujya kustragorenga kubohora igihugu cyanyu, ni mwibuke muguma hanga cyetsu cyafite amashuri yiga, ariko cyangwa mufite niba mutegeye kuruba mufite ko mufasha bari barwane, ntimugire ngo nanye kuvuga abasenyeri n'abandi barahana n'abapasiteri nabo ngiye kuba nimutegereze ngo Imana nizabarwanirira, Imana ifasha wifashije, nimudahaguruka ngo yegere ntago ndi bubabwire ngo mwibuke murwanira igihugu cyanyu mukiri barete. Hari iriya Platoni yanyu, niba banabangira bayizane mu Rwanda, bahage haba u Rwanda mugume, cyangwa independence ni yanyu, mufite right kuri Kongo kurusha bariya, ntawe ufite right kubarusha. Kongo yabayeho muri hariya mumeze neza, mufite ahantu hanyuma hari economically viable, kuko hari iyo plateau, akaba mufite kuragira izo nka zihaba, hari ekonomi yanyu yari ifite. Kongo yabaye Kongo umwari n'abandi, biriya bice byo byari muri royaume y'u Rwanda ariko abazungu bicaye Berlin bakadesina bati iki ni kibe Kongo, iki ni kibe u Rwanda, twarabyemeye nta kundi. Ariko abashaka kugira ngo birukane abantu nibazane bagarure iyo lande ijye ku Rwanda, bigireyo, kuko hari n'abanyekongo nk'abandi. Sinumva icyo gisegeta akurusha kuba umunyekongo. Ubwo rero mwakwibuka, mwibuke mustragorenga, struggle mukotana, buriya kukotana ni struggle, nta kindi. Reka ndekeraho, naho ninkomeza ngo nageza n'ejo mvuga harimo no gusaza, burya gusaza. Kandi ikindi mbibutsa, reka mbabwire, aba bantu turimo twibuka, nimuhaguruka mukarwanira ibyanyu mukabibona, nibwo bazishima bati nibura tubonye icyo twari twarabuze. Babonye ko baraje babicara hariya kuri, ariko babonye ko mwabiharaniye nk'abari abana twirwaneho, ngira ngo paseri niwe wavuze ati twirwaneho, mbona mukomye mu mashyi. Nibuka ko ari abo bantu ubwo mukomeye mu mashyi, sinzi n'irindi jambo yavuze mukomeye mu mashyi. Ariko nyine ibyo byo mu Kinyarwanda natwe ko ari ukwirwanaho. Umugabo iyo atirwanyeho arapfa, nta bindi. Umugabo arigira yakwibura agapfa, ni umugani w'Ikinyarwanda. Ariko ni ishema, dignity yabivuze ati tugarura ishema ryacu, nta rindi kigwarira ishema ryacu.
ntabwo ari ukwicara ahangaha cyangwa muri Amerika n'ahandi, ni ukugarura Murenge, Kongo ikaba Kongo, ikemera Murenge nka a part of Congo and important part of Congo. Nta kindi ni ukubiharanira, ntabwo ari ukwicara ngo ugere ku ntu. Nyamuneka nimundege ngo nababwiye ko mujya kurwana, ariko ntacyo muzabona mutarwanya, ntacyo muzabona mutagiharaniye. Murakoze.